Shuti bakunzi ba The Blessed TV, shuti bakunzi ba Mama Nana Official, shuti bakunzi ba Mama Mignone Official, amahoro y'Imana nabane namwe. Kuri uyu munsi rero ndi hamwe n'umubyeyi mwiza wadusuye. Uyu mubyeyi yitwa Mama Deborah. Mama Deborah. Amen. Uraho neza? Uraho neza. Yesu ashimwe cyane. Mbazwe. Umeze ute? Ndashima Umwami Imana. Urasa neza. Urakoze cyane. Abari kuri kamera ubu babibonye kusa neza? Yego niko abantu bari hano hakurya barimo bansetsa. Wazabima ari kuncumanza. Abantu barimo batureba bakaduseka bakanadusetsa ariko ikiza nuko turi amahoro. Amen. Rero turashima Imana kuri uyu munsi uje hano ahangaha dukunda gukora ibiganiro cyane by'umuryango. Yego. Nk'umumama w'umukristo hari ibibazo bimwe na bimwe numva nifuza kukubaza kandi bigendanye n'umuryango nyarwanda. Uyu munsi umuryango nyarwanda ufite ikibazo. Usibye no kuba ufite ikibazo nanjye hari igihe mbireba nkabona ari ngewe ufite ikibazo hari. Iyo umuryango nyarwanda uriho usenyuka ndemba numva mbabaye cyane nkasigara nibaza ngo ese ko kera umuryango nyarwanda utasenyukaga. Ibintu biri kuba uyu munsi no kuvuga ko kera bitahozeho. Ba mama ko hari ubuzima banyuzemo, ba nyogokuru ko hari ubuzima banyuzemo, uyu munsi tukaba tureba abagore b'uyu munsi batari kwihangana, abagabo b'uyu munsi batari kwihangana, weho nk'umumama cyane cyane w'umukristo ubibona ute? Ya twavuga ko imbaraga z'umutima zabuze, iyo umuntu afite imbaraga z'umutima kwihangana kuraboneka. Negeza ko n'abakera batubyaye cyangwa abanyogokuru hari ibyo banacagamo birenze iby'ubu ngubu. Yego. Ariko imbaraga z'umutima nizo zibuze mu bantu, ariko ifite imbaraga z'umutima Mama Mignone ibintu bigenda neza. Yego. Rero kandi navuga ngo nk'ubukristo wambaje mu cyiciro cy'ubukristo cyangwa cy'abantu bose muri rusange. Oya navuze abantu bose muri rusange noneho nawe kubibona nk'umukristo. Uko mbibona rero ni imbaraga z'umutima zabuze. Navuga ko hari ni umuco kutagira uburere busa nkaho bwagabanutse. Mu muco uko buryo ufite uburere ibintu byose birashoboka biba byiza kuko ufite uburere nyine bwa burere bya bindi wahawe iyo ubifashe ukabikomeza hari icyo bibyara. Yego. Hari abantu bajye bavuga ngo kugira ngo urugo urwubake rukomere nuko ushobora gushaka umuntu muhuje itorero cyangwa reka mbyita idini. Ibyo bintu nawe ubibara mu bintu byashobora gukomeza urugo? Ntago mbyemera. Ntago mbyemera. Umuntu ashobora gusengera undi agasengera ahubwo umutima nama w'umuntu niwe ushaka gukomeza urugo. Nawe mushaka kuba no muri n'idini rimwe mwigishijwe bimwe mwicaye hamwe ibintu bikanga. Ntekereza ko rero iyo umuntu afite umutima yego ni byiza kwa mwahuje n'idini ariko icyo cyo dushingiyeho cyane. Yego. Nemera ko umwe mushaka kumvikana umwe akazahindura undi birashoboka. Umwe akazakumva ukuri, umwe afite umucyo akamurikira undi bigashoboka. Ariko nemera ko ushobora no kudahuza n'umuntu udafite n'idini rwose mwakubaka ibintu bikagenda neza mukazagira ibyo muhuriza hamwe. Kuko uyu munsi tubonye umuntu wicara akavuga ati ngewe ndamutse ntashatse tuvuge urugero nkavuga niba ndi umukatolike umugore ngomba kuzashaka cyangwa umugabo nzashaka agomba kuba umukatolike. Iki akaba ari ikintu niyemeje namaze gushyiraho nkanacyemeza nkanagitsindagira. Dore ibyo byari amateka mbere twasanze ko wasanga ugasaba akavuga ati ugiye muri indi dini wowe ugomba kuba muri ino dini kandi koko byabaga ariko ubu ngubu tugendeye wenda no ku bayobozi b'amadini cyangwa siki ndetse n'umuryango ukomokamo ukavuga uti nudashaka umukatolika ntago bizavamo. Yego. Nushaka nkuko bavuga ngo akarere n'ingakora ngo kwarunungura uri mu karere kahangaha ubundi akavuga ati ngewe niba ndi umunya reka turebera niba ndi uw'ingoma nzashaka umwana uvuka ingoma. Yego. Ibyo bintu byubaka urugo? Ntago byubaka urugo. Ubwo gihe ntekereza ko umutima uburere umuco cyangwa se ubumuntu katuyikuye mu kintu cyitwa ubumuntu. Ufite umuntu urubaka. Ufite ubumuntu nturebera idini nturebera ukwari. Ni byiza ko no kureba idini nabwo ntago nabihakanye ko atari byiza. Ni byiza rwose. Ariko nanone hari igihe mutazahura n'ufite idini mugahura mugakundana. Ariko none ikintu cyiza cyane ngewe narenzeho nka Mama Deborah nuko mwamuhuje idini kuko ntago uzafata wa muntu ufite ingeso zitari nziza hari byemerewe kuzirira we ntago byemerewe nabwo hari kuzagenda neza. Yego. Ariko ntibibe ishingiro cyangwa ngo bibe nk'ibintu wafashe nk'intego ufite imyaka yawe 15 uzashaka ufite 25 uti atabaye umwadeperi ntago byazavamo. Mwese nitwabonye ko byarenze inkombe bikaba ariho biba uzi kurya igufwa inyama zari ziriho
yego rero okay ako kantu ndakemeye. hanyuma ikindi kibazo narifite cy'amatsiko, wemera ko umuntu mushobora guhurira ku mbuga nkoranyambaga mukaba mwagirana urukundo ndetse mukaba mwakubaka n'umuryango ugakomera? si yenda umuryango ku bucuti busanzwe ndabiha 100%, ariko ku rugo guhura ku nkoranyambaga ntago mbiha amahirwe menshi. Ntago mbiha amahirwe menshi nkanjye, bivuze nkanjye, ndavuga nkanjye, sinshaka kubiha amahirwe menshi cyane ku buryo ari 100%, ko narabibonye. Hari abo twabonye bakuriye hano ku nkoranyambaga ariko bikarangira byanze, ukamukunda ukava mu gihugu wari urimo ukaza gukunda Mama Deborah, ukamubona ko ari umugore mwiza rwose, mugakundana mukanagira mu bukwe mukanabana, ariko ntimara igihe. Kubera iki? Birashoboka ko igihe cyagushutse. Ariko ntuzi imico yanjye, ntuzi kavukire yanjye, ntuzi uko byagenze. Yego nubwo dushaka tutazi na za kavukire n'ibindi, ariko uko biri hari igihe tumarana. Yego birashoboka, ariko nanone ntitubiha amahirwe menshi cyane. Nkuko wavuga ati ngiye gushaka wa muntu wo ku Gisenyi, mu mezi 3 twabonanye, mu mezi 3 twabonanye, ariko se kimwe nkuko wa wundi wavuye hanze mutajya mubonana, mutajya mukutazi n'ingeso ze, utanabajije n'umuturanye rukuntu babona uvuye nko mu rugo kwa Maminyoni, ukavuga ati uriya mukobwa kwa Maminyoni nyabona reka byihorere. Ariko umuturanye akazagushakisha akakubona akakubwira, ukumva rimwe ukonye kumva abiri, ariko ukazisesengurira. Kuko rero wa Munyamerika azaza cyangwa undi wundi uzatuka akaza ipafu bukwe buba kuko yakubonye isura, kuko wamusekeye neza, kuko wamuhaye amasaha meza yo kuganira, wamweretse umutima mwiza. Urakoze cyane. Impamvu narimbajije utu tubazo, hari ikiganiro nakoze mu minsi ishize nagira ngo numve ko tubyumva kimwe. Shimye Imana yuko nge nawe turi mu murongo umwe, kuko naje gusanga nk'iki kibazo wenda cyanyuma nari nkubajije, umuntu mushobora guhurira ku mbuga nkoranyambaga, umuntu mushobora guhurira mu rusengero, umuntu mushobora no guhurira muri bisi, urukundo rukaba urukundo kandi mukazagira n'umuryango mwiza. Kubera izihe mpamvu? Uyu muntu bitewe naho mwahuriye, ariko ukazafata umwanya wo kurambagiza umuryango, ukazafata umwanya wo kurambagiza abo bagendana. Icyo gihe uhita wicara ukavuga uti uyu muntu niba agendana na runaka, byanze bikunze imico ni nk'iye, birahuye. Ariko wa muntu uzaturuka imahanga akaza asigaje iminsi 3 kugira ngo mukore ubukwe, nta handi hantu muzi, ntuzi aho yavukiye, ntuzi aho yakuriye, ntuzi uburere yahawe, ntuzi ngo agendana n'abandi, ushobora kuzatakara mu mutego. Ari byo nge nicara nkabwira abantu ngo rambagize umuryango. Kandi ntabwo iyo mvuze gutyo ntabwo aba ari umuhungu gusa mbambwiye, ahubwo mbambwiye n'umukobwa. Wa mukobwa we niba ugiye gushakana na runaka, manza umenye imibereho ye, umanza umenye ibyamukuye ahe bikamugeza aha, ese byagenze gute, umenye n'umuryango nawe nawumenye. Uyu munsi iyo ndi kuvuga umuryango, iyo mvuga ngo urambagize umuryango, hatazagira umuntu ubikomerekeramo, kubera ko hari abantu twabonye yuko umuryango byararangiye bitewe n'ibihe twanyuzemo. Ugasanga wahagaze ku muntu mufitanye isano, uhagaze uri igiti kimwe, ariko nubwo uhagaze uri igiti kimwe, ufite aho wakuriye, ufite abo mwakuranye, ufite abo mwiganye, ufite abo mwakoranye, ufite abo mugorobereza hamwe, ufite abo mujyana gusenga, ufite aho usengera. Bene uyu muntu iyo ugiye kumurambagiza, ubundi ngo mbwira abo mugendana ndamenya uri. Yego, yes, nugendana n'umusinzi uzaba umusinzi, nugendana n'umusambanyi uzaba umusambanyi, nugendana n'umuntu ufite umuntu uzagira umuntu, nugendana n'umuntu ufite umuco uzagira umuco. Uko ni ukuri. No muri ubu buzima busanzwe, memo no muri aka kazi dukora, usanga hari umuntu ukubitana nawe ukavuga uti uyu muntu tugendanye kabiri, byaba ikibazo. Nanjye ubwanjye sinakwibona neza. Rero kuri uyu munsi iyo ndi kuvuga ikintu cy'umuryango, ndi kubwira abantu ngo wirambagize ubwoko, wirambagize amashuri, wirambagize imitungo, wirambagize akarere, wirambagiza ibyo bintu. Njye mvuga ngo kuvuga ngo akarere ntaho gahuriye n'imivukire n'imikurire yawe n'imico yawe, ahubwo urambagize umuryango, urambagiza abagendana nabo. Hanyuma ikindi kintu, Mama Deborah, uyu munsi dufite umuryango wasenyutse. Umaze kumva iyi nkuru, ni inkuru yambabaje ngewe ku rwego rwo hejuru, weho wabyakiriye uti? Nanjye nababaye, binakomeye. Buriya ntuzifuze ko ikibi cyagira kuri mugenzi wawe, icyo utakifuriza ntuzakifuza mugenzi wawe. Yego. Ariko inshuro nyinshi mu myaka maze, abana b'abakobwa bakwiye kuzajya basenga bakitonda.
yego ko niko kuri mu mutima. Buriya biragoye umwana w'umukobwa. Hari ijambo umubyeyi ntari buje gushaka kuvuga kuko muvuze bavuga ko dukora tumuvuga ko sibyo ko ntavuga nabi. Hari ijambo rigeze kubaza Mutesi aramubwira ati kuki utashatse umusore, avuga ati jyewe numvaga ko ngomba gushaka umugabo wigeze umugore ko nanjye nabaye umugore. Yego numva iryo jambo ni ryiza cyane. Mpamvu muvuze ntabwo muvuze nabi, sinyamvuga umuntu nabi. Yego rero burya nanone biranagoye kuba uri umwana w'umukobwa. Yego hari amahirwe abaho, ariko inshuro nyinshi biragoye kuba uri umukobwa ukajya gushaka umugabo wigeze urugo. Yego abantu ntibancire urubanza ntibanyumve, kuko hari ibintu abakurusha, hari imico abakurusha, hari ukundi kuntu abakurusha. Yego birashoboka, ntabwo ducira abarubanza babishatse, ariko njye mbivuze nkanjye, mvuga nkanjye, ntabwo mvuga nk'undi. Ariko inshuro nyinshi impamvu mba mbivuze niko twakira abantu benshi tubona bigoye. Hari aho aba yaragutanze, hari ibyo abazi, hari indi mico, hari iba yarashwanye n'uyu, hari yabazi. Rero ubu ukiga buryo umwana wo mu mbere ugitangira ishuri si kimwe n'uwasibiye. Yego yego abantu banyumva, si kimwe n'uwasibiye. Niba uje gutangira mu wa mbere si kimwe n'uko uzasanga wandi wasibiye. Hari imico abazi, hari ukwiga abazi, hari ibintu byinshi abazi bitandukanye. Rero biragoye. Ndi umubyeyi nyine nabyumvise, kuko tuba akazi nkura n'abantu benshi. Ibyo ni ibintu nyine umuntu yakira agasenga. Hanyuma hari ikindi kintu nshaka kugira ngo nacyo use naho ukiganirizaho abantu, nanjye ndaza gutangaho igitekerezo. Uramutse ugize gutya ushakanye n'umugabo, hari ibyo wakoraga, hari ibyo wakundaga, bikarangira bikubujije, kandi wenda ibyo wakoraga si bibi, ibyo wakoraga byanakwinjirizaga bigatuma hari ikintu kinjira ku mufuka wawe, ariko akaguhagarika akakubuza gukora iki kintu. Urugero rufatika, njyewe nshobora kuba ndi umuntu wicururizaga mu isoko. Niba nacuruzaga mu isoko ngashakana n'umugabo ukora muri biro, nta kazi ampaye ko kujya gukora muri biro, ariko arambwira ati sinshaka kongera kukubona mu isoko, ukicara hamwe. Ibi bintu ubyumva gute? Uwo niyo mpamvu mbwira n'abantu ukwiye byanze bikunze umuntu wese unteza amatwi mu rushako. Twarashatse, ariko ukeneye uri mu nzira zo gushaka, mu by'ukuri Satani abashaka kugira ngo azime inyenyeri yawe mama minyo. Nubwo ubumeze gutya, hari ikintu, hari inzira Satani ashaka gucamo kugira ngo azime inyenyeri yawe. Nanjye yari yashaka kugira ngo azime inyenyeri yawe. Iyo hatabayeho maso, yigishije ijambo rivuga ngo kubanza kugisha inama Uwiteka, n'ijambo nigishije aho nari ndimo nigisha. Yego mu by'ukuri biragorana, ni ikintu gikomeye. Abakwishe ubutazongera kubyuka, kuko bakwishene, kuko umwanya Imana yaguhaye n'icyo yaguhamagariye n'Imana yagushyizemo ntayikoresheje. Ushobora kuba ufite impano yo gucuruza, umuntu akayikubuza, no kuvuga ngo arabakubwira ati komeza uw'umutindi, subira hasi. Ariko umuntu ugusubiza hasi, umuntu ukubuza kwigira, umuntu ukubuza gukora, umuntu ukubuza kurambura amaboko, urwo ntabwo ari urukundo. Navuga ngo amaboko yawe ni nk'aho abayaciye, abavuze ati subira hasi. Ni Satani rero ukwambuye inyenyeri, uburyo mu buzima bwawe bwose uzi kwifuza ikintu ntukibone kandi wari ukwiye kukibona. Uzi kwifuza kuba wari ugucuruza runaka akarya nawe kandi ukarya, hakaba hari ikintu cyakorwa ku bwawe, ngo abakwishe, hakagira n'ikinjira mu rugo ku bwawe. Ntusaba umugabo amafaranga, yisaba abakwishe, n'umuryango, n'inshuti. Ikindi nanone iyo umuntu akubujije kujya mu kazi, sibyo, no kuvuga ngo nk'ubu ngubu nshobora kugusura ngutunguye. Niba ngusuye ngutunguye, nta nubwo uri bubashe kubona n'amafaranga 1000 yo kungurira fanta. Kubera iki? Utegetswe kuzajya umusaba. Utegetswe kuzajya umusaba, wampaye iki, wanguriye kotegisi. Rega hari utuntu tumwe na tumwe njya mvuga ngo umuntu akeneye kwigiraho, kimwe nk'uko n'uyu mugabo iyo aguye mu bushomeri ushobora kumugoboka. Yego mwese murafatanya n'amaboko, kuko n'ubundi Imana yabazanye amaboko mushyire hamwe, mufatane, muhuze, mwakire mwese, mugire icyo mushigasira. Yego rero mama Debo urakoze cyane. Hari ibintu byinshi buriya njyewe mba ndi kugenda numva, hari n'ibintu byinshi mba ndi kugenda sobanukirwa cyane iyo duhuye n'umumama mwiza w'Imana nk'uyu nguyu, tukamwinjiza no mu buzima busanzwe. Kuko ubundi hariho igihe umuntu akwereka ko ari umukozi w'Imana, wamubaza nk'iki kintu cyo kumubwira uti ese umugabo aramutse akubujije gukora wabyemera? Ngo ngomba kubaha umutware. Oya, umukozi w'Imana ni umuntu, ntago urumva yabakwishe. Ni urupfu runarenze urundi rupfu. Uzi gupfa uhagaze mubyeyi, gupfa uhagaze ni ikintu kibi, rutwa nuko wapfa ukarangira. Gupfa uhagaze urashira, ntugire icyo wimarira, ukazapfana ubutindi.
rero mu by'ukuri oya umuntu ni umuntu tugomba kuba no mu buzima busanzwe kuko turi mu isi ntabwo turi mu ijuru. Hanyuma reka tuvuge no kuri aba badamu nabo. Uyu mudamu ashatse wenda umugabo w'umukire kuko n'abakire hanze aha ngaha barahari. Yahagera icyo yakoraga nawe agahita aparika ati namaze kugerayo nta bintu byinshi umugabo byose azabikora. Hanyuma uyu mugabo wenda ntahita amwifungura cyangwa amwereka ati sinzahangana n'ubu buzima njyenyine kabone naho naba ninjiza miliyari. Uyu mugore we udashaka gukura amaboko mu mufuka ngo agire icyo akora. Kandi usibye no kuvuga ngo yashatse umugabo naho yaba atamufite hari abantu babayeho yumva nta kintu yakora na kimwe ntacyo ashoboye. Kandi umuntu wese yaremeye hari impano umuntu wese Imana yamuhaye kandi afite gukoresha ikamutunga kuko umuntu wese Imana yakuremeye kizagutunga. Ushobora kubyina bikagutunga, kintu umupira bikagutunga, ikintu cyose. N'ubu turimo turakora ibidutunga. Icyo rero nshaka kuvuga uwo muntu ndatekereza ko nawe aragoranye kandi iherezo rye rizaba ribi. Twabonye abamama njye mamenyo nabonye abamama bashyizwe bavuze ati uyu mugabo wanjye arakoreye iki n'iki nta bantu bahorana ashobora kuva mu mubiri agataha kuko igihe cye cyageze cyo gutaha icyo gihe birakugora rero utamenyereye gukora ni handi umuryango usubira hasi ni handi abana bananirana ni handi icyuho kigaragara. Yego n'ubundi hari icyuho kigaragara kuko ubu kimwe ariko hari aho kigaragara cyane ariko hari aho ukora icyuho n'ikigaragara ati umutware igihe cyageze cyo gutaha ariko reka nanjye nuruganye ibi ngibi. Rero mu by'ukuri ntago bikwiye. Hari umudamu nzi uyu mudamu yakoreraga amafaranga meza. Umugabo wakorera amafaranga menshi cyane yakoraga muri UN. Aba muri UN baba bahembwa mu madolari reka sinakubwira biba ari ibifaranga bitubutse. Noneho umudamu aza kubona umugabo ahereje mama we amafaranga. Aramubwira ati ndashaka ko mukora ibintu ibi nibi mu rugo urumva ni ku ivuko ryiwe. Ndashaka ko mukora ibi nibi mu rugo n'ibiki byose hanyuma ugureho n'umuceri. Umugore akibona icyo kintu cyuko umugabo we hari amafaranga ahereje mama we kugira ngo bagire ibyo batunganya mu rugo mbese akazuba kavugurura ibintu nk'ibyo ngibyo. Umugore yahise afata icyemezo cyo guhagarika akazi. Ati umugabo yadutunze turi ingwe ebyiri niba ari koherereza amafaranga nyina nanjye agomba kujya agira yangenera ngo yahaye mama we ngo amafaranga 500 ngo nanjye ubwo buri kwezi ajya ampa 500 ngo kuko sinizeye amafaranga aha mama we uko angana. Uyu mugore wamushyigikira 100%. Uyu mugore byarambabaje wenda reka mbikubwire sindaba nkubwiye ngo igitekerezo cyawe kihindure ariko uraza kugira ikibuvugaho. Uyu mugore njyewe igituma nkubwira ko yambabaje ngiki yahagaritse akazi kamuhembaga neza yari afite imodoka yagendagamo ahubwo akajya stress umugabo akamubwira ati mpereza n'amafaranga ya essence akajya yatsa imodoka akirwa kata muri uyu mujyi wa Kigali akajya gusura abagore b'inshuti ze akajya mu isoko akajya muri salo aho baririmbye akaba hari aho bakomye amashyi akaba hari aho abagore bicaye bari kuvuga ubusa akaba hari. Umugabo agomba kumuhereza bya bintu. Byaje kurangira gute rero? Byaje kurangira umugabo icyo kintu gisa naho kimurambiye. Urumva cyane abagore tugira n'amagambo menshi. Yarinjiraga akabubwira ati ariko buriya wanshatse njyenyine niba umaze kubona yuko utunze ingwe ebyiri aturasabwa rero gukomeza kudutunga twese. Umugabo igihe cyarageze amaze kurambirwa ibintu byose akajya byihahira akabyinjiza mu rugo. Ntihagire ikintu na kimwe adahaha akabyinjiza mu rugo. Wa mugore y'amafaranga ya essence barayabuze. Wa mugore y'amafaranga yo gutembera no gukirishaho inzara barayabuze. Ibibazo bitangira kuba ibibazo. Uyu mugore ari muri depression. Niwe wayiteye. Mbabarira umbwire nk'uyu mugore wamugiriye ihe nama. Nanjye rwose ko nabuze inama mugira. Intambara wizaniye zirakugora. Kandi intambara wizaniye kugira ngo uzayitsinde ntago urakoze. Iyo ni intambara wizaniye ubwo ni n'ubupagani wose wanamushima n'undi wese wumva ko ashobora gushyushya ubwonko kumva ko ishuri nyinshi abagore barabigira turabigira nyamara umugabo mwiza ashobora gukora ikintu rimwe kugira ngo akurebe ariko rero akazakora amafaranga none ntacyo yihe waba akavuga ati ugende mu rugo waba uri umudamu nawe uzi ukuri ugafasha ni wabo ahubwo waba uri n'imfuruka abanza ugafasha iwabo
kuko ibyo uzabona biba ari birenze icyo ukora, igikorwa cyiza cyane rwose kirakirenze ikindi. Rero mu by'ukuri gufasha ababyeyi ndumva nta kibazo gihari. Gufasha ababyeyi nta kibazo gihari, cyane ko n'umugabo buriya adashobora kukontorora ngo wafashije nawe iwanyu. Natwe mama dukunda gufasha iwacu, wagize icyo ubona ntabwo agukontorora. Yego, ntabwo agukontorora ngo wakoze iki n'iki. Rero mu by'ukuri iyo ni intambara yizaniye kandi agomba kwirwana cyane. Bajya bavuga ngo hari igihe utangiza intambara hanyuma bikarangira ari wowe utsinzwe cyane rwose. Uyu mugore njyewe igituma nkubwira ko yatsinzwe, ambabarira naza gukurikira n'iki kiganiro kuko nabuze inama mugira. Uhagaritse akazi kaguhembaga ibihumbi 500, urashaka kwirirwa gutembera mu modoka, urashaka kwambara umwenda mwiza ngo kubera ko umugabo yafashije mama we. Shuti yanjye, ubundi kubera iki abadamu dukunda kugira iyi defo yo kumva yuko abagabo twashatse batazigera doko tubahinduye nk'ibicibwa mu miryango yabo aho bavuka. Ukaba warashatse umugabo ukumva atagomba kongera kuvugana na mushiki we, ukaba warashatse umugabo ukumva atagomba kuvugana na murumuna we, ukashaka umugabo ukumva nta kintu agomba gufasha mama wiwe. Ibi bintu kubera iki abadamu tubigira? Ntubuje ahubwo ntegeza ko ubuje kuba ari andi maboko yiyongereye, uje kongera gutanga ikindi gisubizo mu muryango. Ntabwo ukwiye kuba ikibazo mu muryango. Abandi batwumvi, ntukwiye kuba ikibazo mu muryango, ntukwiye kugira impumuro mbi mu bantu ugeze, ukwiye kugira impumuro nziza ukabigerageza. Nge nemera ko ikintu cyose ushaka kugenda ugasanga ntabwo bimeze neza, yenda ntibanagukunze uko bikunze, ariko kuri icyo ugomba gukora. Kora icyo ugomba gukora, ibindi byose imitima kandi imbuto nziza cyangwa imvugo nziza, ibyo uzakora byiza bizabahindura. Urakoze cyane. Nemera ko Imana igutuma ahantu ifite icyo ugiye kwakemura. Yego. Oya, ubundi baranavuze kuva na kera ko umugore ari gahuza miryango, aho kugira ngo uze utatanye abavandimwe, utanye umwana na mama we, ubundi wakagombye kubenduka umuhuza wabo. Ukavuga uti kubera ko umugore, ubundi nemera ko umugore ahanini ari we nyir'urugo. Ubundi umugore ni nawe wakagombye kumenya nyirabukwe mbere yuko umuhungu we abimenye. Umugore yakagombye kumenya ko kwa nyirabukwe hakenewe umuceri, umugore yakagombye kumenya ko kwa nyirabukwe hakenewe isukari, umugore yakagombye kumenya ko nyirabukwe akeneye igitenge. Shuti rero bakunzi bacu, ntekereza ko mwatwumvishije. Njyewe uyu mudamu naramugaye rwose, ntawe utamugaye nubwo afite agahinda gakabije kuko uyu munsi ariko niwe wakiteye. Uyu munsi reka mbabwire ukuntu uyu mudamu abayeho. Uyu munsi uyu mudamu nta faranga na rimwe akoraho, kuko umugabo nawe yakemuye akazi yahagaritse ku bushake bwe, ntiyakongera kugasubiraho kamaze kugera mu ndi. Gushakisha akazi muri iyi minsi biragoye, kugira ngo abone igishoro cyo kwikorera ntibimukundira, kandi no kujya kwikorera ntibyakunda. Kuko uyu mugabo ikintu yiyemeje, afata abana be muri weekend akabatembereza, akajya kubaha icyo ashaka. Yarangiza akagenda umufuka w'umuceri, umufuka w'akawungu, w'isukari, y'amavuta, amakaroni, buri kimwe cyose agahaha agashyira hariya. Ukwezi kwashira agahemba umukozi. Ubundi umugore ari aho ngaho nk'igipupe. Nishaka mwita igipupe. Niwe wabyiteye. Kubera ko nta kindi kintu amaze, niwe wikururiye intambara, ariko birangiye aziguyemo. Wa mumama we rwose, niba wanankurikiye, umbabarire wihangane kandi ukomere. Iyi ntambara niweho wayitangije, ahasigaye uzareba ukuntu ubigoronzora. Kandi kubigoronzora bizamugora. Nukuri ko Imana keretse ari Imana imuciriye inzira akabona kandi kazi. Ariko njya mvuga ngo iyo ahantu kabaye igisebe birangira hahindutse inkovu, ntabwo umubiri wongera guterana. Naho yabona kandi kazi, sibyo? Naho yabona kandi kazi, ntabwo umubano wakongera kuba mwiza nk'uko wari uri imbere. Murakoze cyane rero Mama Debo. Hari akandi gakeregeje ko watubwira ku muryango? Akandi ni uko ari ugusenga. Maminyo ni ugusenga. Ni ugusenga, muwamusenga, kuko dusenga Imana ivuga. Iyo usenze Imana, imvugo yayo iragutunga, umenya uko witwara. Irakubwira ati ikagukebura, ikakubwira ati nyamara kuragura. Iyo yegereye hari intambara ikurwanirira. Cyane izirwana nizo tutamenya, ariko izo tuzi turaziboneka turwanire. Rero navuga ngo abamama inshuro nyinshi nibo njya nkunda kwitaho umuntu
mwiza aheruka kuvuga ijambo ryiza aravuga ngo erega ineza y'umugore ishobora gutunga umuryango, ishobora gutunga umugore, ishobora gutunga umugabo, ishobora gutunga abana. Rero mu by'ukuri umumama utasenze minyo, urugo uzagiramo ugasanga harimo umugore udasenga, urwo rugo rutera ubwoba, ruba ruteye ubwoba, ruba nta bumuntu, ruhora rurwana, ruhora rushihagura, ruhora nta connection nziza ibamo. Ariko nyabone iyo hari mu rugo rw'umubyeyi usenga, naho intambara ziza arataga agasenga, Imana ikaza ikamutabara. Rero abadukurikiye twubaha Imana, dusenge, Imana izatugirira neza kandi tugira umuco. Tugira umuco nk'ababyeyi. Hari ukuntu tuba twarataye imico, hari ukuntu abamama batuziho umuco, gutanga umuco, gutanga amata meza ateguye neza. Umumama ni umunyarukundo, ni umunyarugwiro, umumama ni umunyembabazi. Umumama ni utera amahoro, ni umutera amahoro, ni umunyamabanga. Ntabwo dukwiye kuvuga utuntu twose ngo tugire umuryango twashatsemo tubandagaze, tugiremo twashakanye. Yego bashobora kuba bafite amakosa, bashobora kuba bafite defo, ariko si ngombwa yuko tuza kubandagaza. Kandi si ngombwa yuko uba uri umudamu ngo ujye hariya uhangane n'umuryango washatsemo, utangire utuke baramukazi bawe, utuke nyoko buku, utuke baramu bawe, utuke ba nyirasenge b'umugabo. Doko ubafate ubahindure zero. Nubwo baba batakumereye neza, wowe ceceka icyo ugomba gukora gikora. Ko nasanze maminyo niba ari ikintu intambara, ikintu cyitwa guceceka. Imana irwanya intambara. Guceceka ni wo muti wa mbere wo gutsinda urugamba urwo ari rwo rwose waba urimo rw'urugo. Hari n'ibindi bintu byateye kugira ukuri. Umubyeyi yagira gukuri, oya ikaba oya, kunyurwa, tukanyurwa, kitwa kunyurwa kw'abamama. Mama ntago banyurwa, ariko nyurwa n'ibyo ufite, ejo uzabibona, kuko iyo umunsi arute ejo wavuye. Nyurwa n'ibyo ufite, iyo Imana ibonye kunyuzwe muri bikeya ikuzanira ibindi. Kandi Imana ikora n'umuntu waguze ibitekerezo. Iyo ufite ibitekerezo byagutse, ntacyatuma Imana itagushyigikira. Ariko kuza kurira, yego byanze mu rugo, kuko hari intambara mu rugo, yego wa wundi koko arakuvunisha cyangwa se aranakugora, murashwana, ariko burya ikintu abagabo baturusha ikintu cyitwa guceceka. Yego ari umunyamafuti, ari umunyamakosa, arakigusi no mu rubanza arose umugabo ashaka kuvuga ijambo rimwe rwose, none umugore wagahitarira. Iyo uri imbere y'umuco njye mperekeza nkano bagiye kuburana, akavuga ati ngwino umburanire, turi dusenga, ubiri inyuma usenga, wongereza isengesho. Iyo kubyo gihe ntajya mbikora, ndi umukozi w'Imana, ndakubwira ntihangane, kwihangana kwawe kuko gihe nkugaburira ibyara by'Imana, yo kwihangana kwawe kwakunaniye, ubwo nyine ntago mbinyaza. Ariko gihe ngo kukubwira ngo uri umutsinzi kurushaho uzatsinda. Noneho niyo ari imbere mugiye kuburana, umugore atangiye akavuga nk'amagambo nka umuhanga mu by'isi, ntabwo ari umuhanga mu by'ijuru. Yavuze ngo umugore bwira avuze amagambo 1000, ariko siko bikwiye ku mugore. Ibyo tugomba kuginyuza kuko sicyo tugomba kukivuga ngo abagore ni mureke tube abanyangeso nziza. Noneho agahitarira, akavuza induru, akarira, akavuga, akanazana byandi byo muri rimwe. Ariko umugabo akavuga amagambo atatu, akavuga ati wa mugabo we wararenganye. Nyamara umugabo ni n'umunyamakosa, yewe ni mbese ni gashoza ntambara. Ariko kuby'imyitwarire wavuze n'imico n'imivugire, ugasanga ugatsinzwe utari gutsinda. Oya, hari n'urubanza nanjye nigeze kujyamo, yari umugabo n'umugore. Umugabo niwe wari waratanze ikirego, noneho basaba umugore kugira ngo umugabo yavugaga. Umugore avuga amagambo menshi cyane. Bageze ku mugabo bati se wa mugabo we urasobanura iki kuri ibi bintu bakubajije? Ikintu umugabo yasubije yaravuze ati banyakubahwa abacamanza, urugendo nagiranye na madamu wanjye imyaka 7 ni myinshi, ntago navuga ibyanjye n'ibye ngo tuzabisoze, ahubwo icyo nabasaba ni ukugira ngo mudutandukanye, ejo ntazamwambura ubuzima cyangwa akabunyambura. Ati hanyuma abana bacu bagasigara ari imfubyi, kuko mwambuye ubuzima abana banshyira gereza, nawe akabaragiye, hanyuma abana bagahinduka imfubyi. Ati kubwo kugirira neza abana bacu ni mudutandukanye, nta n'ikindi nongeraho. Uyu mugabo si umuhanga? Ni umuhanga cyane, ni umuhanga pe. Umugore ati oya, ati nimumanze mumubaze ibi n'ibi n'ibi. Umugabo araceceka, abacamanza baritegereza. Barangije baravuga bati tuzabasomera igihe iki n'iki. Koko barabatandukanyije birarangira. Ariko buri muntu wese wari uri aho ngaho yaravuze ati ubundi urusaku rw'uyu mugore rwatuma umugabo aba mu rugo. Reka nsaba abagore muri aka kanya ngo nimwige kubaho mutuje. Ni ukuri ihangane, ijwi ryawe ntirizigere rirenga igipangu. Ihangane, aho kugira ngo abantu bazumve urusaku ruturutse ku munwa wawe. Ujye ugabanya, nubona ushaka kubwira umugabo, nushaka kujya umwandikira ibimesaje bimukubita hariya. Ariko
igihe cyose si ngombwa ko dusakuza kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo, kandi nusakuza buriya nta n'ikizakemuka. Murakoze cyane rero abari badukurikiye ikiganiro cyacu, reka tugicumbikira aha. Mama Deborah ni umukozi w'Imana, Mama Deborah ni umunyamasengesho, ushobora no kumuvugisha isaha iyo ari yo yose, araduha nimero ziwe, kandi ni umumama uzi kujya inama. Murabizi neza yuko kuri Mama Mignone Official sinzigera mbazanira abantu ba pirate, nzabazanira abantu bavuga ibyiza, nzabazanira abantu bavuga kugira ngo tugire umuryango mwiza. Nicyo tugambiriye, umuryango mwiza, ishingiro ry'igihugu cyiza, ishingiro ry'itorero ryiza ry'ejo hazaza. Mama Deborah, watanga nimero zawe? 0783 88 71 927 niyo nkoresha kuri WhatsApp. Yisanzwe ampamagaraho nabwo ni 0783 78 441. Yesu abaho umugisha. Imana ibaho umugisha cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Abana banshyira gereza, nawe akabaragiye, hanyuma abana bagahinduka imfubyi. Ati kubwo kugirira neza abana bacu ni mudutandukanye, nta n'ikindi nongeraho. Uyu mugabo si umuhanga? Ni umuhanga cyane, ni umuhanga pe. Umugore ati oya, ati nimumanze mumubaze ibi n'ibi n'ibi. Umugabo araceceka, abacamanza baritegereza, barangije baravuga bati tuzabasomera igihe iki n'iki. Koko barabatandukanyije birarangira, ariko buri muntu wese wari uri aho ngaho yaravuze ati ubundi urusaku rw'uyu mugore rwatuma umugabo aba mu rugo. Reka nsaba abagore muri aka kanya ngo nimwige kubaho mutuje. Ni ukuri, ihangane, ijwi ryawe ntirizigere rirenga igipangu. Ihangane, aho kugira ngo abantu bazumve urusaku ruturutse ku munwa wawe, ujye ugabanya. Nubona ushaka kubwira umugabo, nushaka ujye umwandikira ibimesaje ubimukubite hariya, ariko igihe cyose si ngombwa ko dusakuza kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo, kandi nusakuza buriya nta n'ikizakemuka. Murakoze cyane rero abari badukurikiye ikiganiro cyacu, reka tugicumbikira aha. Mama Deborah ni umukozi w'Imana, Mama Deborah ni umunyamasengesho, ushobora no kumuvugisha isaha iyo ari yo yose, araduha nimero ziwe, kandi ni umumama uzi kujya inama. Murabizi neza yuko kuri Mama Mignone Official sinzigera mbazanira abantu ba pirate, nzabazanira abantu bavuga ibyiza, nzabazanira abantu bavuga kugira ngo tugire umuryango mwiza. Nicyo tugambiriye, umuryango mwiza, ishingiro ry'igihugu cyiza, ishingiro ry'itorero ryiza ry'ejo hazaza. Mama Deborah, watanga nimero zawe? 0783 88 71 927 niyo nkoresha kuri WhatsApp. Yisanzwe ampamagaraho nabwo ni 0783 78 441. Yesu abaho umugisha. Imana ibaho umugisha cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.